Heaven ko numvise ko wasabwe na wa muhungu Kalisa mwigisha hamwe ahubwo nande wa mukobwa we nyamara nibyo kata ese mwembi ko nta rufaranga mufite uko rwanyu nibuzaseba busebeshwa se niki usibye abantu basigaye barihaye ntidushaka ingunguru y'amarwa n'utubindi nka dutatu tw'urwagwa ndetse kubera ko twe turi n'abakozi tukagura amakazi ya nebyeri ntibizaha bihagije ariko nawe urijijisha urwagwa n'amarwa biracyakora mu bukwe bibuzwa se niki usibye nyine kubahiriza umuco wa Kinyarwanda dore hasigaye hakora byeri fanta whisky n'izabakire divayi ndetse na champagne inyobwa n'abageni kata byo bibi Kigali simvuze rero ibyo kurya ari byo migati n'inyama ndetse na gato ibindi byinshi narondoye murambonegeye mwene ngofero abafite amafaranga ntibajye bayagaragaza abatayagira dupfurwa baseka umukene arimenya maweya ayo marwa n'urwagwa mw'inefaguza njye mbibonye nahasumbye abandi udashinga arabyina se shenge usikusetsa numvise ko ngo abakire bamwe banyiri bakayagwamo bakoresha ubukwe za miliyoni naho imbaga nyamwinshi yicira isazi ku jisho urunyanya barusangira n'inyoni none se batagabanyije babigenza bati ubu hariho abantu baremerewe n'urunoti ku buryo gusesagura izo miliyoni babigereranya no kuyora agapfunsi k'umusenyi ku nyanja mwirengagije se ko ubukwe bugomba kubahirizwa kubera ko ariyo ntambwe ikomeye umuntu aba ateye mu buzima erega nibyo ntawe ubigaye ariko rero no kujya utageranye nabyo si ibyo gushyigikirwa ufite icyo arya ararya ariko ndavuga ubusa ko byose ari ifaranga tukaba tuzi ko ari musema kweri nanjye wampa inshuti y'umuhungu yafite namubaho nk'ambatama y'ikijumba aha ibyo ndumva nagushyigikiye wa mukobwa we njyewe icyo nemera ni urukundo ruzira uburyarya nta kindi urukundo se narurya narwambara se ntarugirane umuhungu nemera ni uwize akagira impamyabushobozi maze amafaranga akaza yiherekeje urwo ni rwo rukundo rero ariko ye uzi kusetsa kera na kare hari urukundo rw'umworo nkanswe ubu rusigaye rwaramizwe n'ubukungu naho ibyerekeye ubukwe aho kugira bubi byarutwa no kubwihora cyangwa nkarindira ijoro bakanjyana mu kirago nk'abageni ba kera aha njye sinzi ukuntu umeze hari umugani bajya bavuga ngo ufite inkanda arabandwa kandi uwisize ntabura umunogereza mva so ni umucuruzi niwe nyir'imari kuri uyu murenge icyakubuza kuvuga iryo ushaka se niki yewe noneho nawe urantangaje ntakamenya ko hari abavukira mu mafaranga ariko ntibakamenya uko asa amahirwe nuko yamusekeye agakorera ye naho ubu yego uratamurorunye wenda kwemeye imari ya data ntabwo ariyo yanjye wagusetsa nuko nsunukije n'izuru ku ifaranga ryankora yifundi igira ibivuzo murariza abarira ubu ndi umukobwa utegereje umugabo nk'abandi bari bose ariko rero yabonye bizamfasha maze bizaba amahirwe akaba yaranize kuko burya kugira imari nta gashuri yewe simbyemera uzabishima ubibonye mba rero wowe ndumva tudahuje ibitekerezo genda umukene yego ariko nubwo yigeze amashuri bwose reka mbe nk'aba mugane ngo nta nkumi yigaya ngo nirwaye igisebe icisha inzara yego ko yewe wanyihera n'utarigezemo ariko afite urufaranga dore aba aragahera kuri ibi nawe ukundira amafaranga gusa nahita ncungiraho maze nkamukunda ye erega shenge burya ngo uw'Imana yasize umunyu rubanda baramuri gata nta n'uzabona so ubukire se baba bavuga wakirute se nta faranga iyo urifite wumva n'Imana itagushobora naho zana inka ngo urukundo ruzira uburyarya ahubwo urukundo nyarwo rugendana naryo none wambwira uti ndagukunda nta faranga ukaba umbwiye iki aho nimuyakurikire simbujije oya di habasigaho uwambaye ifaranga aravuga rikijyana aha njye ntituri kumwe da ari ibyo muzarya ntimuzame ibyo hari icyo nyiramwiza ati umusore n'ufite diporome koko naho muriro nyogoti ngenzanambira urumiya ntukamenya ko rwamize inshuti ibyo ntacyo ibyo byose mubifite mukabura amahoro mu ngo zanyu mukabura ubwumvikane mukabura ishyirahamwe mwasanga mwahindutse ibihungetwe uvuga yawe ariko nyafite afite iki se nimusabe Imana muyambaze mutayambarije kuyishyiga kuko yabasiga ivu muyisaba umugabo utunganye w'umunyamurava udafite ifaranga nta diporome uhora ashaka icyateza imbere urugo rwe n'igihugu cyamubyaye yabishoboza iki nta faranga niyo yaba ari umukene urugo rwe rwuje ishya n'ihirwe n'urukundo ntacyo byaba bitwaye ariko nkubwiza iki umworo se yamenya gukunda burya ko amata agira gitereka nk'uko isuku igira isoko ndareba rero umutindinya kujya nuko ari nuko ameze akambwira ati ndagukunda none se badisi mwe
nahita mubwira nti genda urugurisha ugura imodoka cyangwa uruvunjishe baguhe diporome maze ugaruke ngo ijambo. Wavunjisha se mu iyihe banki? Ari kuvuga we ntagira icyo avugiraho. Gasani nturakamenya ko duke twineza turuta ibyinshi uryutamwe amarira. Ariko ayo marira yawe umugore ashobora kugira ibya mirenge kandi umugore aririra mu myotsi. Ndetse niyo modoka urata ntuyikandagizemo ikirenge. Nakoze ko fiance wawe atagira imodoka. Ariko mwirengagije ya mbyino ya kera ngo ntimugakangwe n'abasirimu kuko imitingito bagera niho n'agahinda kabagera. Wowe ayo marira yawe ariko azakokamo. Ibyo rero ntawe mbyifurije muri mwebwe kuko umwanzi kwanga wamutuka kubura amahoro. Njye koko ratazana inka usibye ko ari ukwiganirira se ubundi cyaruta amahoro wakibona hehe? Sibyo navugaga se. Baca umugani ngo bajye inama Imana irabasanga. Shenge. Byongeye kandi n'ubundi ababiri bajya inama baruta 8 urasana. Yewe badi turaganiriye hasigaye ndagiye ariko nisoho gukondi ntimuzabingayire. Ubundi uko mboneho no kubatumira mukazaza kumfasha imirimo kuwa 5. Tuzaza rwose zana tuzaza rwose pe. Kandi nimutumva inama mbagiriye nakazi kanyu. Muzabishima tuzaba tubisubiramo nubwo wihuta. Muraho rero. Ubwo kuwa 5 tuzaza kandi ibyo ntibisanzwe da. None se ubona ko wakwifasha imirimo kandi duhari? Ngaho rero murabeho. Ngaho uramuke. Yego. Uramuke. Uramuke neza. Reka ntizihabeza nk'abisizi. Uriyazana inka yitombora umugabo witonda. Yewe biriya ntibizagukanga abagubika ngo nibo barugubura ngeso. Kandi ngo ibisabirasabira na bombi n'abarimu. Ubundi bwo ibyo kwitonda byo umwarimu wese agomba kurangwa n'imico myiza kuko abana yigisha agomba kubabera urugero cyane. Injira. Muraho. Uraho Siname. Muraho nyiramwe. Komera. Amakuru ni meza. Uraho murorunyu. Uraho neza Siname. Hobe. Koko nuko sirembwa nara. Aha nakuze. Ibintu murye nahangaha da. Amakuru kisi Kigali. Yewe amakuru ni meza. Numvise ko bakugize ko ntabure muri ministeri. Karagenda neza sakazi. Karagenda da. Nahibyo kuba ko ntabure byo ko ari byo nigiye se. Ariko mugira amahirwe mwe mwibera I Kigali. Wangezeho nkareba uko hasa gusa. Numva bavuga ko ari nk'Iburayi. Yewe ngutaragira ibwamabesha byinshi koko. Ubwo habakabiriza. Nabona igihembo ni nariho heza. Mu cyaro. None se ko naho umuntu yaba munsi y'urugo. Ikihe kintu cyose ni faranga. Murayabuze se. Ivyo byo ntacyo. Ariko ivyo kugeranya n'Uburayi byo nukukabye. Ahantu batse neza cyane. Urumva se ko umurwa mukuru w'u Rwanda waba umeze nk'uyu murenge wacu? Yewe mugashenge wagize amahirwe yo gukora utahi wanyu ko ntako bisa. Ubundi bwo ni ibyambere. Yewe musigare muganira. Genda nyarutse mfite akazi kenshi mu rugo. Yewe singuherekeje nsigaye nganiriza uyu mushyitsi. Ibyo ndabibona rwose. Nta kibazo. Reka twinywere byeri wa muturage kazaragiye. Wese ntago yamenya kunywa byeri. Ariko se umusaza n'umukecuru bari hehe ko ntababona? Ego data kumubona se ko ari gutombora. Aba yibereye mu bucuruzi bw'akazi ijoro riguye. Ubundi bwo. Naho mama yagiye mu misaya nimugoroba kuko ejo atazaboneka. Ni umukristo cyane ye. Ese kutanywa? Nategereje kumbwira. Ku buzima bwacu. Ariko se urugo kutajyaga urugenda ninde wakuyoboye? Uzi kusetsa koko. Uzashaka kwibagiza ko najya ngusura tukira abanyeshuri. Ibyo za kera. Ahubwo no mu gihe gishize naje ndi muri konje. Uretse ko nageza no ngasanga udahari. Sinzi niba barabikubwiye. Abana barambwiye ariko sinasobanukiwe ko ari wowe. Ningeda. Ahubwo nari nazinduwe n'ijambo. Ntambabajwe nuko ntagusanzeyo. Noneho urahansanze. Umva rero nkubwire. Bahise rekane kwica ku ruhande. Maze iminsi ngutekereza. Twifuza kwambera umutima w'urugo niba uramutse ubonye nta mbogamizi byagutera. Ariko Siname, reba igihe cyose gishize utagera hano. None nibyo hise umbwira.
oya ni ukuvugisha ukuri nkicara nzi icyo nicaranye. ubu se nakwanga mbihereye hehe? Nuko ahubwo umva tuziranye kuva kera kandi nta wahemukiye undi. ntiwumva yewe ibyiza ariko nuko nabibwira ababyeyi bakabimenya kuko nitegeka disi. ese ubu ngushime nte nyiramwi? Rwose urakoze nyuzwe n'iryo pe, nishimiye rwose igisubizo mpaye, basigaye no kugeza ku batubyaye koko. ariko si izo byeri waziretse nkaguha ka wisiki. byamfasha reka wabonye marimo. burya Imana yumva ibyifuzo by'abana bayo koko. Nifuje umugabo wize kandi ufite amafaranga none birikoze. Gize n'amahirwe mbona kuri uyu musozi banegurana kubi ngo umuntu agiye gukurwa uruva akiri iwabo. Usibye ko icyo kigero nari ntarakigeramo. Abakona buri barayafite wowe namwanga nkazakura undi hehe. Ahubwo bitubyita kuboneraho abandi baburiye pe. Najya muri misiyo zajya nzanira amakanzu meza maze abahebye banshimanira inzara. Ikindi nifuza nuko nitumara kubana yazasaba buruse akajya kwiga mu mahanga maze nanjye nkaboneraho nkajya kwitemberera nkirebera ibindi bihugu maze nkurira indege. None se naba ntamwizeraho ibyo byose nkamusangira iki? Yawe naho bavuga ngo barakunda ntibanteye, ufite niho umuntu agomba gutekaho umutwe naho ibyo gukunda iyo mubanye birizana. Erega data mu ntambara y'ubuzima no gufata amacumu n'imyambi tukarasana. None rero ntawe yirwana wenyine, umuntu agira inkunga. Aha ndashaka kuvuga ko nta mugabo umwe kandi ko n'ibintu ari magirirane. Umva manuka dati byo bize biranyubiye. Kuvugira mu marenga ngageza bwirinze umweze n'amahorora. N'amahoro. Vuga werure uretse guca amarenga. Ko ndiso nakubyaye yusuni miziki. Ariko nibyo mwana wanje utagira isoni ndi yubaha. Ariko nawe mujyanama ntukansirurira umwana dore ko abagabo muhorana igitsuru. Vuga abagore umva. Aho amuteze amatwi uramutwama. Umva ntawe hisho wahishaho. Mwaramzaye murandera ndayibashimira. None igihe kirageze ngo nanjye shake umucanyo ususurutsa. Hari ubyanze se? Imana nifasha mpaye nakuzukura mwishime kuko mutambereye abavyeyi gito. Yego mwana wanje. Mwece ko ndabukiramagiriza abasore bubu urambwira ngo mbigirende. Bambwira uwo wihitiyemo. Nahisemo nyira mwiza uko ahabinda wa mucuruzi ukomeye cyane. Sorora mwoga heka mucuruzi. Ngiye mbona rwe mwarutuje ndetse ubereye umwana ugiye ku. Ego musindi nasiya. Imbwa zuri ijuru koko amaboko atarashye saramukanya ugacwa we. Mbyara benshi. Iyo umusazi yavanze amase n'amaganga ati bidahuye byo nibi. Nane nawe uri simbukuruje utinsaba umugeni mu macuruzi. Je numiwe koko. Numiwe. Ubu se koko wabuze undi mukobwa wasaba utari ryande ritazi no kunama ngo ikubure kubera bajagati wabo. Iriya nyande itazi guhinga, itazi gutera intabira akazi kayo ari gutonera inzara gusa ntazangirira hanjye. Yewe niko bisanzwe nta waharubara. Hari umukazana ukigira icamurira nyirabukwe na sebukwe. Kada ndekundorere ko amarwa kwambikana imbeta bagasorerana ngaho ni y'umugabo akora. None gaho yasigiye kwisamu ngo ahinge cyangwa se ahingishe ugasanga inzu bango ngo barashingiranwamo yarabaye itongo. Maze bakirengagiza ko kubona kera umugabo yazaga guhaga umugore gasigara ku rugo. Mbakwara amajambere da. Yemwe mwoka byaramwe yemwe. Ibi biranyo biyemba ndogarubura wampaye inka. Abana bo barananiranye. Ereka noneho ni igitangaza. Ije mutikore se mwamuteza bakazana abanywe no bazabibakorera. None se umukazana utankuburiye ntanshanire muziko ntansera dusaka ni mukazana ki. Ibyo byabagaho kera. None se ubungu umugabo ukagomba gufatanya n'umugore we bakazamura igihugu aho kwikubira kwa sebukwe. Umuzungu yambaye ifaranga ndaraza kwandavura. Niko sha. Urashaka guteka umutwe nga bimwe bitiyemo basore biki gihe koko? Oya ntabwo ari uguteka umutwe.
urashaka ngo numara kurongora nyoko ye kuzagaruka iwawe ne kuzagaruka iwabo bavandimwe inshuti bose basiki iwawe urashaka kwigana akabigarire kuko sebukwe yamwubakiye inzu akamuha n'imodoka ngo no kugira ngo umukobwa watenga amarera biriya se nibyo gushyigikirwa kuko mwana wanjye watwumviye ko twakubyaye bose harahaguhisha ukaza mu bo turesha bose k'abakobwa baharari benshi wenda tukanakurambagiriza niba utishoboreye ariko ukemera ukatwumvira tukaguhana ukumva nuko rero ngo umuhungu aherutse kwiha kuvuga ijambo mu rugo umugore aramucaha amureba ikijusho ahubwo aramuhema ati ndundege kandi mu nzu data yubatse kandi koko yavugaga ukuri ati ahubwo utitonze nayikwirukanamo ugasubira ubuzima nguko wari umeze nawe mwana wanjye nuko ugiye kuba nibyo ushaka urashaka gutekwa n'umugore namara murandenga maze umugabo yongeye kuvuga umugore yunga amate ndetse n'imodoka yanze ndawundi ugomba kuyikaragizamo ikirenge kabone na nyoko wakubyaye mwana wa ibyo ni ibyo Rwanda koko nawe niko ushaka kuba abantu bose ntabwo ari kimwe reka rero bene wabo w'umugabo we baba yakavuye mu nkinda ntibashobora kuhageza ikirenge none rero mwana wanjye saba umugeni mu bo turese abakobwa barahari kandi ni benshi naho ubundi urananiranye mwana wanjye ugiye kutunanura ikiri muto uduteza agahinda twarakubyaye koko ayo magambo yose njye sinyumva ni munsabire nyiramwiza nta rundi rubanza kuko njye niwe kirezi kiruta ibindi kwera akabura ubwiza arakahindagira ni mwiza kurusha abandi mwana ubusa nyamara muramutukiye ubusa nzamutunga ariko ubanza aranakuruze si gusa niko sinamenye kuko uriya mukobwa uramukiki ndamukunda nawe arankunda aha ko atazikamira nayo umuyenzi usibye gusa ko yagutera umwaku umwaku uvukana ahubwo azadukorera ishano dore mperutse kumubona ashoriranye n'abahungu mu kagoroba mbona bagenda bavuza agatego reka sinakubwira maze nuko naramuvuga nkunde mwanjye uwo ni mugore ki koko mwana wanjye yeme koko abana bobo ko tumviye se na nyina yumvirije hari n'ikindi kandi yego ufite akazi urakomeye da iyi faranga urakuka ubu koko twebwe tuzajya tujya muri bariya baherwe ngo tugiye kwa ba mwana bacu ntibadukwene yewe abana bubu ntimubwira ahubwo se baduha n'agatebe ubu njewe numiwe mukandwa numiwe ahubwo nakubiswe n'inkuba niba twarabohereje mu masuri ngo bige ese nibyo mwiga koko iyo bemenye si nduri kandagiza muri kirenge ukabaho wenda hari waramenye ubwenge niba ari ubwo mwagiye kwiba mu bazungu koko utwemeza amafuti yawe pe birarangiye erega sa amafuti niko bimeze yego da ibyo ndabishimye ubwo bukubwe mu bashyira musi mwuka byangu tuzabwifatamo dute mani itanga ubugingo ngaho rero urambaze umva nzambona amamodoka amapikipiki bizinguruka umujyi bivuza amahoni bikiriza umunsi ubu siko hano nta niguride muri gare tugira koko tuzaza mu bajiji tutarayibo ariko mwuka byarama mwana wa genda utunanire waruba erega dawe biramenya ko abana bubu bigize intaragurizwa ngo hehe barize bize iki bwana ngo bwenge ariko rero sinamenye uramenya ko nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi nkuko nta nyundi ikura ngo isumbe uwayicuze ijyamo ko nasi nabasuzuguye none se nabibabwiye atari ukububaha umva njye nkubwire turi ababyeyi bawe turagukunda umva rero inama tukugira mwana wanjye ndumva ibyo mubwira njye ari nko kumena amazi ku rutare twananiranye se tugere dute njyewe umukobwa naramwishimiye ndanamukunda ni mu munsi abiri rero muzabe mungaya nyuma ubona ugiye kudukoraho nta kindi bakoraho iki umugore azaba ari uwanjye n'ibyo uzamutunga koko ndamacinye njye muzangaye nyuma ariko mwankwereye mwankoreye ibyo mbasabye naho kuvuga ngo azantera umwaku ije muribeshya rwose umwaku uravukanwa siwe rero waba wumviye abavuze ko batera imyaku rwose ntubemera nta mugore ushobora gutera umugabo w'umwaku kuko nawe yaba witeye gusa umugabo amerewe nabi umugore yaba amerewe neza nyine mugapfa nabi mwembi ntibibaho yemwe abahaze yemwe nimumpe mwiriweho uraho murarunyu muraho neza yego muraho muko muraho mukomere rero umukecuru ageze kuki umukecuru araho ariko iyo bwije urwe ruba rwushe ni ukuba ari ubukeye ari byo biteye se kugisa mutamuvuza ubwo ari mwebwe muvuza bya magendo ntumenye ko kumukiza mu muvana ku isi amagendo cyenzi bavura iki ahubwo nibo b'ingenzi kuko mubwiye kugwa ntibatera urushinge nibyo rero maze ukavura ibereke pe nuko ra ubwo dusaze n'ingabo dushobokana na boda mwese kuza kwa muganga wemewe wamubwira ko gwa ingingo zose z'umubiri ahubwo akaguha ikininira aho gutera urushinge rwashakana umubiri wose rukagera mu mubiri vuba muransekeje koko none se ubwo amagendo babyize hehe aha cicika siname none se ko namujyanye kwa muganga wo kuri dispensaire yo kubudandari ubu nasanze muganga ntawe uhari barambwira ngo nzagaruke ejo kandi umukecuru yarembye cyakora sinamuvuje mu byo butemewe da dore ishanore none wamuvuje hese ubwo se baramutahanye urorosa reka dabwo se urumva bishoboka nanyuze kuri farumasiyo nuko mugurira imiti ya malariya
yayindi bita gipirina nicyo kinini. Nuko ndabimuha cyakora ndabona ari koroherwa da ntabwo nzirirwa nsubira kwa muganga kwana mayo. Yemwe ariko nk'abantu mutize mwajyaga he koko wabwiye n'iki se ko ari malaria arwaye? Mbese umva wa mwana Yes si bose bari kwiga kandi ubwenge buke bwanyu buzatuma mwicira mutabizi. Siga hose Siname siga. Kirazira rwose guha imiti umurwayi utaramenya icyo arwaye. Ko nk'ubu ngubu yoroheje abaganga nibaramuka bamusuzumye nta ndwara bazabona kandi ari indembe. Nose nzamusubira nayo ko ariho yoroherwa. Ugasanga aramuvuga ngo imiti yabahaye ntivura. Naho nuko mwamwayivanze niyanyu. Ibyo si byiza rwose ntimuzabyongere. Formation yose zibereyeho iki? Ugomba kugura imiti bakwandikiye. Yewe ntabwo mbabeshya abantu bije muzashira ubushishi bwanyu rwose. Kupfa ko umuntu ko ayi imiti yose mutoraguye. Bisubiza muri kuye wa macuho. Yewe sha. Koko ngiye umutinda rengwe itonde ndasomvuze. Itonde mwari urabyibuse ariko ndukuze. Senize yego. Ariko saho nigize nuhagera Imana izabigira amaboko. Ubanga kimeza burutubo bwanyu bwuzuye agasuzuguro. Ubwo muza kwahura mu bazungu ngo barabigisha. Ikindi kandi uyo wese kukwiriya musoje bagwara malaria gusa hari n'indwara izabahitana siyo nizabihitana no na malaria so wamenye yafashe ite no korata mbura nziza warakoze ubuse bataranogoka yewe aho yarageze se maze rero nzi wembaye ngiye kureba kakanyana kanje kakandi karigwa kwa serundaga baherutse kunzuma ngo kamerewe nabi imbura kanya ko kujayo none ndanyarutse maze ugenda amahoro ngaho mwirirwe ngaho urabeho mwana wanje wenda zagwara kire uzakomeza ugerageze urebe Niko se murorunyo nta basare bari batangira kukurambagiza ko nduzi wabaye inkumi nziza ra ariko nawe urirata ye Kasiname rero mu giturage se ninde utureba mpare reka da inkumi nk'abasanga n'uwize cyangwa se akabavuka mu muryango ukize erega bitega no ko umuntu areshya abatari se ntibagomba abagabo batize ntibariho Yemu. Niriwe. Komera. Iriho neza Siname. Komera neza. Uraho cyane. Yego. Urasene. Ndaho. Zeko yasubije kurimba simenye wari we. Ntabwo wamenye mbese. Reka da. Ni ngewe. Urakomeza mu giturage. Yewe ndaho. Icyaro kimfatanyije n'ubukene ndabona abwira nti noneho ntibuke. Wagira utese mwana wa mama. Niko bimeze. Ariko nawe se neza uri ndondogozi. Kubera iki? Uri ndondogozi pe. Nimwe y'ikirondwe usigara kuri inka yarari we kera. Uramuganira se ngo akugira ati atari kukubwira ngo fata isuku ihinga izagukiza. None se guhinga n'igitutsi. Ariko uziko musetsa koko. Biragaje ko twese ari isuka dukesha kubaho rero. Ari abakene twese ne dufatiye runini. Uwagira amafaranga ntabone icyo kurya se yabaho ati. Guhinga ni byiza ta. Nubundi ngo utabuze cyabwita ubumera. Kandi ngo umusonga wundi ntukubuza gusinzira. Niko Siname ugwa kumaza icyumweru uhinga koko wabishobora. Yego nabanza kugira ibibazo kubera kutabimenyera ariko rero buri muntu n'akazi ke. Mbese ubundi iyo myaka yazajya kukuramira ryarira yaba yerega ku kwezi nkuko namwe muhembwa buri kwezi aho byaba ari byo koko. Erega umuzi ko twadamaraye. None se mwe mwarakize ni mujye mwinumira. Ntaho twebwe se ngo atwumva ute ko agahinda k'inkoko kamenywa n'inki yatoyemo. Yewe uzi ko musetsa koko. Ariko ubwo nakomeje kubumva ndashoberwa. Dakora nta kibitwaye. Byose tujye tubishimira Imana. Ibyo byo rata. Na mbere hose bavuga ko ufite mwari ebyiri. Umva turi bazima dufite amaboko. Abayacitse sabo ni bariho. None se ukagira Imana. Twebwe rero twagize ayo mahirwe yo gushobora gufata isuka reka twayikugondoza Imana. Ntiwumva se ijambo ahubwo ry'umugabo. Wumva murorunyo. Umuntu agomba kwishimira uko ari agafata ubuzima bw'uko buri. Kuko iteka bari abandi bashavuye kumurusha. Rega na mbere hose baravuga ngo ubuze uko ageragwa neza. Ese wakuhindura uko utari bikagukundira. Reka da. Yewe ibyo tubyihorere. Ngaho se shambwira Siname. Ubwire uki se shasene. Amatwa amaze iminsi ambwira ko ugiye kwivugana nyiramwiza wo kwa Habinda. Uyu mucuruzi turamya twese. Ibyo ariko amakuru aragenda ye. Afite inkuru yabyihiye koko si umugani. Anye ndi umuhungu nifite sinamutangwa. Reka ye. Imana ishimwe yabikwimye. Wende shimwe inkoni shirire. Ibyo tubyihorere. Nyibwirira Siname. Ubwo murorunyi rwarafushye ndabibona. Reka wimbeshyira. Sinumva ko yabumvisha wasabwe usanga bifashe mapfubyi. Bibaza bati twebwe tubaye abandi. Maze bahorananya gusabwa ugasanga bamureba y'injangwe irori imbeba. Ngo batanze kubona umugabo. Bamurenganya ariko se neza nawe urakabye. Buri muntu n'igihe cye. Yewe. Reka nkwisubirize mureke gushyenga.
kagira inkuru. Ibyo mwumvise cyo kwa nibyo da. Nibyo rwose ntabwo babeshya. Ahubwo ubundi mu myiteguro. Burya se? Usiga kubona ababyeyi bariho bavyihonza ariko nakazi kabo. Hashi nibanga nzabyigiramo. Reka ntibishoboka. Uyobewe se ko gusumba kumanurira? None ababyeyi nibatabijyamo se uzikorera inzoga aho gufata inkoni ugiye kwisabira? Ngomba kubikora ntabwo binabigenza. Ndakureba rero wakenyeye witeye ugiye kwisabira. Ibyo ukoze wawe wihaye amenyo y'abasetsi. Nta utera ngo yikirize akubitireho no kubyina. Ingisi ngo yananiwe n'imirimo ibiri hanyuma we ngo uzabishobora siname. None se banze wabigenza ute? Usibye ko ndeba nyine nkabona hari bari ukunkinisha. Erega n'ubundi ababyeyi babanza gukerensa ibintu. Ubundi babure kwishimira ngo bungutse umuryango. Cyongeye kandi ukize bihebuje maze bawine mfaguze seda. Ariko sha watoranije neza pe. So bukwe no kuzakongerera simvuze kugukiza kuko wakize kera. Abeshawe shinyagurira. Sibyo se? Nawe irebere. Imodoka arafite, amazu, imari n'iryamugwiriye. Amafaranga yo wagira ngo barayamuroze. Kwaraye teshana yanjye yewe. Uzikusetsa wategeza gukizwa na so bukwe. Wese ntuzayatamiraho. Aha. Abahungu b'ubu byabo byaramenwe. Basigaye bisarira abakobwa bo mu bakungu bakurikiye imari. Nawe urukundo rwari ntarwo. Mbese ibyo subiza ute? Burya nabo babaherera babahema. Ariko hari abavuga ngo bagiye gushaka izina. Kuko ngo kagorora itagakobwa. Ntibiteye kabiri. Bakabaka ya ndirimbo ngo kanda bamujyanye n'abafite Suzuki. Ariko nawe ariko se kuvuga ko ari ugutaruka. Imyiteguro yawe ntacyo twazagufasha kutwe nta yindi nkorano twaguha usibye kugufasha imirimo y'ubukwe. Yewe uwo porogaramu yanjye nariteguye nzasaba ntange nkwano erega ntende gikoma muri komini. Hanyuma nge n'umukirizi uwo munsi. Uwo munsi. Ubwo rero nkuko bivuze nyine akazi kazaba ari kenshi cyane. Ndabibabwira mbere rero maze gutunganya neza porogaramu. Yewe uzabitumenyesha. Ariko iryo kamatanya n'iryiki. Se sibye imirimo igakorerwa rimwe. Ahubwo ngewe ndabishimye. Biriya biroroshya cyane. Ndabishimye rwose. Ikindi nuko uyu musore atenze mu makoni hikubita umurusha umutungo maze bakamubenga izuba riva. Neza da. Ubu nta kwirangaraho. Ubu ntago bagikira. Ibyo bitaba umukobwa akajya agumya kujarajara mu basore akazaza twita umuzungu. Ariko ibyo mutekereza akakuzanira umuzungu iwawe nawe ukakira. Yabyara ugasanga umwana ni igituko. Ibyemewe no gukora umurimo ukawuvana mu nzira hakiri kare. Ariko se yaza twite nzi ko ntigeze mbonana nawe nkamwemera. Ariko zikusetsa wabibwirwa n'iki se? Yaguhisha iyo ndamaze akakubeshya ko yayisamye ageze iwawe. Byatera akabira akabyara ugahita wumirwa. Bemera byinshi. Yewe ngo haruherutse kubyara umuzungu kandi afite umugabo w'umunyarwanda. Maze atwa baravuga ngo yasetsa abashinwa. Ibyo bibaho. Ibyo nise ko bitazambaho ariko. Nawe nakwiruka ku gasozi. Aho uraza umuragasana ukubeshya naho mu nda hakina gahinsha kundi mugabo. Jya. Namenye namwica da. Bashaka bakamfunga. Yewe kikajya abandi maze bajya kukijya kikishaririza. Niko siname. Koko ubahuba umaze kwagira abandi bangana iki? Wababonye hese? Aha. Ni mujye mushima Imana itarabahaye gutwita. Naho ubundi se bayaruzuye. Yego natwe ntituri bamise kigoroye. Ariko kandi ngo n'intungane bwira icumuye karindwi. Yego se. Ikiyo cy'abakobwa rega ni ikinyoma. Ntaho ko byara ko nta kintu gukirimo. N'ubundi ngo umwanze ntakabyare. Ariko se ko nsigaye mbona umwana w'imyaka 12 ahetse undi ibyo ni by'i Rwanda koko. Wayibyo birakatsindwa. Bibaho. Ni mugacira abantu urubanza. Ntawe nduciriye. Abo bana se ntiba bafashwe n'ibisaza bibashukisha za bombo. Ni muceceke di. Uwavuga inzuki ntiyabakiriye ubuki. Kandi isengesho rya Dawudi mu ijuru riravuga ngo ntuzadohora ibyaha byacu nkuko natwe tutabihora babitugirira. Ubwo se byo nibyo mwakwitwaza. Ariko muroruri ayo magambo uvuga ruzi kuko urumva yakuye. Yewe kuri gitangazo. Icyo kiganiro n'umurike tukirekeraho. Mwebwe banyirabayazana ba disi. Niko se sinami. Ubu se ubukwe bwawe warabuteganya mu kwezi. Ese kuri ubishyira kurera kandi nzagenda njyanye umugore. Ni muri iki cyumweru. Bishoboka. Muri iki cyumweru mbere yuko koje yanjye. Ampaye rega byakomeye. Neza cyane. Ni mugire mutwiyerekera amafaranga wowe na so bukwe. Mutwihereda twirire tuninywere. Ni mukazane dawe. Ubwo rero uritegura no kuzagora kagatemba k'ibihumbi 40. None se. Kamwe kambarwa igice cy'umunsi kuri bene nkamwe mukora ubukwe bwa saa 8. Ibyo se birakurya. Ubundi mukagashyingura. Nyamara mperuka bababuza gusesagura ariko ubwo muzumva ryari. Erega muri iki gihe abifite niho bagaragarira. Tukagaragara kuko mu gusesagura. Dore ko mu bukwe harimo abajyanwa no kwihera ijisho bibazi no kunegurana. Abenshi ni nkamwe. Rekata. Mu bitangiye none aha.
muri icyo gihe usanga bamwe bavuga ngo batanze imigati mitoya n'inyama nkeya, abandi nabo bati batanze byeri zidakonje n'ibindi byinshi sinarondora. Udashaka ikinigu rero icyo gihe akora iyo bwabaga. Nibyo nyine, nese umuntu ntagomba kugaragara. Umva ubukwe bukorwa rimwe mu buzima bw'umuntu. Icyatuma se umuntu adakora iyo bwabaga ni ikihe? Agasesagura rero. Oya si ugusesagura, ariko urumva ko ntakora ubukwe nk'ubwanyu mwebwe mwamizwe n'icyaro. Hari umuntu kigarutse kubatirisha aduha inzoga z'amoko yose, twumva turanyuzwe pe. None nanjye mukwe bwanjye rero nzabereka ko ndi kontabure koko. Kuri kontabure? Ko ndi kontabure nyine. Ngira ivyo ndenza ku byo yakoze ndetse. Nubwo ndakumutungo nyine uremereye, ariko nzagerageza. Uri kwirwanwa rwa mushusho rwa Mariya abana b'imbeba ku rusenge. Nemwererere. Ariko sinamenye ni mwitonde. Mutuze umunyarwanda n'inkundi. Yabavuze kwizirika umukanda mwebwe murahuzitura. Mugasesagura ngo mukunde mwigaragaze koko. Nyamara ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Kandi nkore nshimwe yapfanye umugayo. Pe, singi mpaka namwe. Umuntu asesagura ibyo afite ndabeshya se. Ushatse watwumva ariko. Udafite ni burya nk'umurwayi. Sinshaka rero inama zanyu. Urazanze ubwenge. Urazanze. Barabanga uticaniye ntarahurira undi. Erega rwose utwumve neza ntabwo tukugisha impaka ahubwo akariho karayagwa. Kubumva bwo ndabumva ariko nyine muragira inama mugakabya. Ariko siname. Ntaho ndabona urakazwa n'ubusa nk'abatinde. Kandi tumugira inama. Ubuse ko twiganiraga tukazanamo n'urwenya. None nk'abandi uzutubwira nabi. Ubwo niko abize mu bigenza. Ngo kure gushira mu biganiro ubwo nabumvise. Aha, nyamara uvuze ko nyirurugo yapfuye se uba yamwishe. Yewe, erega n'ubundi twarondogoye twagirwa gutaha. Siname, reka ngusezereho. Ahubwo nanjye ndaje tujyane. Sigaranye na sinamenye ntiyakongera kuvuga mbona nyanga kubi. Ngwino tujyane noneho. Urandeshye rwose uranyemeye ndakwanga se turapiki. Aha, naho ubundi sene. Reka twemere dutokozwe na bene imari. Siname, njyaniranye na Seneza. Ngaho nimwigendere. Udusezerere ku bavyeyi. Murakoze namwe da. Uriya mwangiraga inama erega ntago nari ndakaye. Twizeye ko uzazikurikiza. Ikindi bashimire rwose nuko baradushoboye kuganira bikomeye. Najyaga nkarinda ngenda ntawe duteye ikiringo ngo duseke. None murakoze cyane. Ibyo ni ibisanzwe da. Ibyo ni ibisanzwe ku nshuti. Nzababwira rero umunsi w'ubukwe. Kugira ngo muzatunganye ibizakenerwa na mbere hose byacu nivyo byanyu. Ngaho mugenda amahoro. Kandi nanjye musuhurizaho mu rugo bose. Turabasuhuza. Yewe. Injiji ziragwira koko. Barantibaza icyo ntekereza rero. Usibye ko nabo bankeka amababa. Kugira sobuko umukungu ntako bisa. Naratekereje sanga nta wundi mutwe. Ngo ushaka kurya iby'umukungu amnyira umwana. None reka mbasaba umugeni. Tube tubaye umuryango umwe. Bityo ntazampemukira. Ntacyo umuntu yakurikira kitazamugirira inyungu. Uriya mukobwa sinzaba mutungiye kumukunda. Ahubwo nibwo buryo buhwitse kugira ngo nkorane na se. Nzajya muha ku mafaranga ya leta ncururize. Nyuma y'ukwezi asaba byayandi. Bazajya kumenya narangije gukira. Narabikiye n'iminsi iri imbere. Kubavuga ngo agakondeka iminsi gacibwa kareka kabikwa kure si. Nahabasaba mu bakene nzaba mbona bapfana ubutindi. Kuko iyo ugiye burya asazuza imirabunguri. Ese sha urivugisha ibiki? Hari ikindi se kitari uko abavyeyi bumutamenya abana mwabyara. Sero nko kabyara ngo curero corora. Mbe mukandwa, cyo ngwino wumva umwana wawe noneho yahari yasaze. Numva muri sakwe nibi. Haje uvuze ngo kizabe subiremo nanye ko yumve. Mvuze ko abavyeyi bubu batumva bo babyaye. Ntabwo mbeshya kandi. Aha. Ariko n'abana bo namwe ntumwumvira bababyaye. Mujyana erega mwe guteza utuyuzi. No buhoro se. Sabere buhoro rwose. Reka kwiteranya n'umwana umusabira umukobwa yifuza. Handi hatatazabira ibyara ngo ndamusabira amanoga bambara. Ubwo inzuzi zeze. Ibyo ni byukuri. Zeze da. Reka niko mwikisa gahinda kandi atarambere umwana gito. Siname. Ndakumva. Erezo ndazinukira kwa Habinda. Twumvikana umunsi wo gusaba. Ko kandi wumva ho. Bazasigaye mbone uko natari bitoki. Iyo nkuru nizize ndabibashimiye rwose. Ariko uri bucyo ko kuzabigirira rimwe. Byo dukorera rimwe sikani nibiki. N'ubukwe mvuga. Nugusaba tugakwa tugatera igikumwe tukajya no kwa padiri uwo munsi. Yego ko. Ebyo ne musigara. Bizakorerwa rimwe bishoboke. Je nigire. Kiraka twasabaga imyaka 3 imyaka n'imyaka 5 mwana wanze ibyo bintu kandi nibiki tuzanye. Nta kidashoboka kirimwe abagabo ye bizashoboka rwose. Hari kinani abagabo se wigeze wumva.
cyane cyane iyo bashyize hamwe. Ndakumva. None se ko ariyo majambere kandi mukamusaka kugabanya ibihumbi bibavuna mwabuzwa n'iki? Ese uzafite ko twari twibayiwe kubivuga? Nari nabimenya se. Ubwo n'ujyeho bazabikubwira. Ariko kubwanye nazakwa amafaranga. Aha rubera ngeyo. Niko se sha. Tuzaza mu giciro ngo basuririka mu itungo cyangwa hari umbaruzwe intarengwa. Oya. Ayingwano ninga niyo nzamwemeza amandoga data. Oya. Ariko reke nkundira gukwa amafaranga nuko bahita babuhindongoranya ako kanya mugahita muyagabana. Niba uko bigenda numva ari amahirwe. Nabinga haba ubwigera yigapfa cyangwa ikagumba. Ukazategereza indongoranya ugaheba ta. Waba udashaka kujya mu ngiko ukarekera. Ahubwo ndumva yariyo mazambere nshimye. Nawe ni nama no kuza kwa amafaranga. Natwe baturongoranyije tukazayikenuza. Ariko murara muri ibyo mwaje tugafungura tukaryamara. Nibyo koko. Reka nze ngerageze mbone ko nirambika hakiri kare ezi ngoko niyo ngoma. Mbega impunzu zisumbe zindi. Singira Imana imwe hu. Habinda. Wapi? Ngezi ebyiri. Umwanzi wangu Rwanda ntakagire nyampinga. Umukobwa wanyemejeje ishema mu gitaramo koko. Ni gitangaza koko. Ndahezwe ye. Kugira umukwe nkuko ntawe. Niyo byambere cyane cyane iri umucuruzi rwose. Nzajya mpumba ankwe mu isanduku ya leta. Angwisi cyangwa mvuganire mu musumba nabo bangwisi. Abazwi nabishi kandi bakomeye. None yatagira akazi gakomeye. Reka uzamuha umwana wanjye. Asi. Kwamara iki se cyangwa ajya muvura iki? Inyungu mbere ya byose. Umuntu agomba kwishakira hose. Haba mu bantu, haba mu bintu, ndetse no mu bana byaye. Nta kongera mwizanzaniye rwose ne ryaguye. Ikintu kinshimishije kandi baho. Nuko ningi Kigali nzaje nakirwa gutware pe. Imperwe rwose. Neza. Kinyenye gikemurwe naho mvugiye hada. Ureka mwe najyaga ngere nagataramayo. Henda garuka ntacyo ngezeho. Mugore wewe. Ngwino rwose. Wera nkungura ubwenge. Inkuru hano yigitangaza. Ese ni inkuru ko ari iryaguye. Yewe. Ngaho se mbwira icyo umpamagariye nge kwikomereza imirimo yanjye. Cara hasi mubwire dore ko rushyashya nangaho hari abakozi bake hano. Ntabwo impundu wareze neza. Yewe. So wakwise mugore wera. Ntiyibeshye rwose ko kuri uwera. Yego ko rero harahagazwe. Humura. Naho banza kakugezemo da. Oya ntabwo kagezemo. Ubwo se nicyo umpamagariye koko? Tuza tuturaniye. Kuko uyushimye umugore ajya kuvoma kamena ikibindi niko byahoze. Tega amatwi nkubwire se mpengeriza ubugaryi. Erega ndakumva. Nibyo nanjye nashaka. Dore ejo nahuye na mujyanama uyu mugabo ufite umuhungu ukomeye mu mujyi. Jya mubona. Bamubona ngira ngo ubone. Ambura ko yaraje kungezaho amagambo aryoshye yerekeye umukobwa wacu. Ko baramusaba nk'umugeni. Yego mwabazigaba. Humura. Nibyo byawe. Usigaye utangira umugeni mu nzira. Yewe. Koko ngo imfizi irabyara ntivumera. Yase kandi utangaza hasi wampayiriza yigaje. Koko urubahuka. Ubona uvugiye amagambo nk'ayo ngayo mu nzira. Uyu mugabo agiye niyo rubaye. Ubusho utagira urugo. Aha. Namwe abagabo murahimbye pe. Banzo nyumvise dore ko akarimi kawe kazanzanira. Nahuye nawe ngiye kwigurira ikawa ku muturage wari wanyemereye 70 ku mafaranga make cyane 2100. Mo yararwaje umugore n'abana bari mu bitaro. Ndakumva yewe ngaho mbwira. Ubwo sinari kwitisha iyo nyungu kuko kwaguri mutazi ubwenge umeze nk'abana. Ndakabuna umuntu abakurira mukabona muryo gusa. Nahisemo kubujyana mu kabari ko kumubuga. Nuko tuma mabyera biri. Ambwira ikimugenza. Nanjye musubiza neza. Kuko abana bikundaniye
ntabwo ariko dukwiye kubatanya. ubwo muri mu kabari Neza rwose turaho mu kabari ko kumubuga. Nuko arataha nanjye nikomereza urugendo. Ubwo se narakushije. reka da nawe se wakosa. Iyo nza kugaruka hano si mba nazaza abandi batazijyanye. Kuzi umwama wombeza niba ubyumva neza. Erega gucuruza ntugire ngo nugushinyika nabyo ubimenya. Yego data ibyo ndabyumva. Ariko ntabwo ari umuco mwiza gutanga umugeni wenyine kandi ukamutangira mu kirabo. Ntamutanze se ubuje warankwereye. Ego twavuga mu magambo. Kwicyo nabana bakujije ubundi iki kuko. Ndetse n'abari impande zacu ntibabimenye. Shwe, ntugeze mu cyo twavuga. Reka nta mwiherero wo mu kabari. Twarabikoze nyamara. Hanyuma se mwahanye ihe tariki? Yambwiye ko umuhungu afite iminsi mike yakunje. Kandi bakabashaka kuzasa. Agatira igikumwe. Akajya no kwa padiri. Maze ngo bikarangira rimwe. Umunsi umwe rwose. None rero warabimwemereye? Nabwiye ko azazana n'umuhungu we tukuzuzanya. Maze tugakora program. Kuko ibintu bikorewe rimwe burya biragora. Ubwo tukagena ibizagurwa mbese urebye n'amafaranga tuzakoresha. Yewe nuko ni byiza dushimira Imana. Se maye wagize ngo gusabwa umugeni muri iki gihe sa amahirwe. Wakabimenye se? Takenshamura. Ubu twe turarusimbutse. Ntiyijyanye cyangwa ngo ayitwarire hano dore ko ari akateye. Yego baba. Ubongera ubivugeho ko ari akatera. Karibu. Muraho. Yego. Nta mahoro se? Muraho neza. Mukomere. Yego. Amakuru yanyu se nayahe? Yego amakuru yacu ni meza. Umusaza ko ntayo muzanye byagenze bitara. Umusaza ni muzima araho da ntabwo ari uburwayi. Cyakora ntabwo yashoboye kuza. Hari abantu duturanye bari kuburana amasambu. None bamutanzeho umugabo yambwiye ngo tuze tubivugane. Ubwo ndagenda mubwira icyo twagezeho. Nuko. Igitekerezo cyawe ni cyiza rwose. Siko muri iki gihe umuhungu wikuye mu busore abaruse benshi cyane. Erega nta wanga heza nuko habura. Ibyo. None se haruba yishimiye kuba ingarama kirambi. Oya shenge. Uzi kugina harabishimira gusazira mu museribateri ngo kugira ngo barye neza bageze aho bashaka nta mugore nta mwana bariza nta kibazo rwose. Ibyo byo nanone bariho erega abasore n'abafite umutima umwe nabo se sibo barubunda kumara rero rwanuza nyuma ugasanga isanduku yabo yo kuzigama ari mu kabari. Niyo mpamvu rero burya babisimbuse tugomba kubashimira ndetse byabanga ngo tukanabashyigikira. Yego baba. Nyiramwi karame. Twabonye abashyitsi ntibaza kudufasha kubakira. Se ni mwebwe? Uraho Nyiramwi? Muraho. Komera. Amakuru se y'Ikigali ni ayahe? Yego ni meza da. Usura abantu utabateguje. Yewe yinsetsa rwose. Yagombaga se kohereza intumwa ngo azaza. Ubu yatari ukuzi babo yisanga koko. Nibyo koko. Mwifurije kuza kwiza. Urakoze cyane. Reba se nyine cy'umuzimanira. Muri firigo aho nta byeri zirimo. Nireka ndebe ubanza zirimo. Ubu rero Ikigali muraho nta mahoro murakomeye. Turaho da. Ariko ze mukoreye Ikigali ra? Ni ministeri ni mu biro ni mu babanki nahaganaye. Nkora muri ministeri y'imigambi ya leta. Hanyuma se mugacumbika haganaye. Ncumbitse hakurya ku Kimihurura. Abo muri amazu y'abakire. Yewe hafi yo mu baseriziyane. Ko Kigali bayishwanyaguje. Aho batari rwose. Hariho abantu bayafite. Twahinguka turi abacuruzi bavuye mu cyaro. Ni mwaki. Ugasanga rwose turagenda turindagira. Ariko none ubu nta ngorane rwose urebye. Ni buzungu da. Ni buzungu. Singura ahingu tuturutse mu byaro. Birakomera. Reka byari konje. Oya nibyo nuko gushyira ku nkigi z'umutima kandi bagwize kandi nacyo byari agatsindwa ryari ryafuye na ngorane. Ngewe mukunda kuza Kigali kenshi se? Nkunda kuhaza nkunda ngurira ibintu rimwe na rimwe nabitumije za Mombasa hiryo y'ibyanjye bitaraza. Se mujya mutumiza ni Mombasa? Ni Mombasa najya kangerageza. Ariko ubundi mufite ibisanga binira. Nibyo kuba rwose. Hanyuma se konje iragenda.
uzayirangiza ryarira yewe konje iragenda neza ahubwo data yari yantumye ngo mubwire icyo azaba kwira ngo niba bishoboka muteguye n'irisi y'abazatumirwa n'amafaranga bizatwara ngambo nuko biteganya vuba ko konje yangira bugufi ndabyumva humura nibyo umwana wanjye inama iragirwa ta inama iragirwa rwose ugende mumbwirire uti ko kumwabana kera si ibyubu utariko inkwano uzamugenere uko ushoboye ni byiza urumva utipfa kuba ari amafaranga kuko niyo nka y'ubu niyo nka y'ubu rwose nibyo ubundi nawe numvaga iby'amafaranga y'ibyo yifuzaga gukoresha naho ubundi ndasohoza ubutumwa ubwo nta ngorane ariko se ibyo gutegura ubukwe byo ntabwo twagira icyo tubivugaho mwese twabivuga rwose urebye nta gisigaye niko se nta bandi bantu twabwira ngo baze dufatanye singira ngo si inama y'ubukwe banyuma ari ukubabwira icyo bazakora n'ubundi ibyo byo niko bigenda iyo nama y'ubukwe se ni ngombwa njye ndumva ari uguhinda rwose ntabwo ari uguhinda mutumiye abo mu miryango bonyine ntibabafasha mutagombye guhinda mu bakure oya umuryango wonyine ntuhagije ubundi bwo ndabona ni mubwira naho tushobora kuzatumira yewe nzatumira abacuruzi bose n'inshuti sinamenya neza kandi umubare wabo abacuruzi burya ni benshi ariko reka dupfe kugereranya mfate nka 400 400 kuko buri wese njya wanteka hari ubanza bari kumwe n'umugore we rimwe na rimwe muri bukega ko hariho abazana n'abana cyangwa umushyitsi waharaye unesari inzoga zitagira abavumbi reka no turenze ubwo nk'ijana tuvuge wenda nka 500 ngewe nzatumira abakobwa bose twiganye nabo dukorana bose ku ivuriro turabashyira rero hagati y'ijana ubwo bamaze kuba 600 ubwo sabo bose niko bazaza oya abenshi batuye kure turagumana uriya mubare ariko nk'aba bantu bose nabiki watumira bakibukwe ntibwataha yakobaho sayashashashya none muraduhindura injiji rero turakora ibyo tuzi turabagabo mukecuru erega tuba dukeneye no gushyigikirwa aho tubone ko tuba tubizeye intwererano kandi rero bakaza no mu mamodoka imodoka se nizo zihimbaje gusa erega noneho ndumva nimukurikiza ibyo nta muturanyi muzatumira cyangwa se abo mu miryango mwebuke cyakora kubunwa buriye bukakwima iyo buvugije induru bwima amatwi ceceka se doraho nibere icyo gihe twebwe tuzavuza impundu nta ndurira agatsindwa na nyagasani niko se nyiramwe gusa tuzakoresha impapuro zitumira nka singahe nuko uzakoresha nka 600 yego se ubwo se ku ruhande rwawe ko ntacyo wavuze sinamenye rega njye bazatumira ndabazi nta kibazo muramenye ko utera ubureza bwibanze mwategura mwagira mwibuke banyogosenge banyoko wanyu ndetse n'abanyokorome abo se ko ari bene ibirori ubwo twakwirirwa tubandika tuzababwira mu magambo akorata mwana wanjye nta mpapuro n'imbeshyerwe ntibazi no gusoma kwa bari ugupfusha ubusa nibyo rwose ahasigaye rwo no kugena amafaranga abanye n'inzoga zizakwira abatumiwe kimwe ndetse n'ibyo kurya byazabahaza numva ari ukuzarusenya none ibiryo bihaza imbaga y'abantu byaboneka he mutanze inzoga gusa se ntibanezerwa reka da yuza ntibikibaho ahubwo siname gato ni ugukoresha ifite etaje 6 kandi iriho abantu 2 hejuru bikazaba bisobanura twebwe izo gato se mwana wanjye ubwo urumva stari ugusesagura koko amataje 6 boshye amazu yubatswe cecekaye we ntuzi naho amajyambere ageze rwose ntabyo abonye turara kwa rutikanga bacyuje ubukwe koko niko se nyiramwe karame uzi ko nandi kubaza bararya invitation tuzakoresha umva hari iziroza umweru
icyatsi kibisi ubururu izibengerana ndetse n'izitabengerana hari rero n'izikubiranyije n'izidakubiranyije hari ziba ziriho inzogera ebyiri zisobekeranye inuma zigurukanye umukufi uriho imitima hari n'imitima isobekeranye cyangwa impeta hari izishushanyijweho ibiganza byambikana impeta ndetse n'iziriho amafoto yabiyemeje kuzabana n'izindi zose utayobewe ntabwo rero ugeze umbwira izo ushaka mpitiramo neza izo ukunze ku bwanjye roza ni akabara keza tukazashyiraho n'amafoto yacu kandi tugakora izikubiranije wowe si ibyo urabyumva ute ariko ibikubereye byiza sinabisubiza inyuma ahubwo ntacyo nongeraho ariko mwakagira injishi n'imbyeyi zikamwamo uzi ko mukabya koko murashaka se kwiyamamaza ngo n'abatabazi babamenye ko mwabazigaba ese ubundi ubwo muzabona amafoto munyayagiza mu bantu 1000 muba ko ari amajyambere da ko nakumira urabashaka iki se ko ari gihe bagezemo rwose bane bagicira amata ngo babambike imishywa akera rwose mwe byo hambere iki ngoma yimitse se ntiwimana nacyo mbiswara baya mukecuru erega ibintu biriho kandi tugomba kwikoresha uko biri nuko ibyo ratabana banjye ubwo rwose ntibizagutangaza nyiramwe ivyo yake imyenda yawe se yewe ntabwo nshaka yino mu Rwanda iba yarashaje barayambaye cyangwa barayikodesheje ndashaka kandi ko agatimba n'ikanzu byose bizaba ari birebire bikururana kuko hazagira abakobwa bankikije 6 babiri bazafata agatimba babiri bafata ikanzu na babiri bo kuntunganya hagomba n'abana babiri b'ibitsina byombi uw'umuhungu azagufasha inkoni naho uw'umukobwa azantwaza indabo kandi bakazagendera mu modoka isa n'iyacu hari n'ikindi cyiza nabonye mu bukwe bise ubwa mbere mu Rwanda hose abakobwa batangaga ibiryo n'inzoga bari bambaye imyenda isa n'iy'abandi 6 nakubwiye bazaba baturi iruhande ubundi rero tuzazenguruka mu mujyi inshuro enye bavuza amahoni mu mazina yacu ibyo ntacyo niyo twahazengurukisha 3 nibyo se bibaho cyangwa no kwivugira amahoni bayavuza mu mazina y'abantu se bigashoboka umvara birashoboka rwose kuko muri ubwo bukwe niko byagenze kandi byari byiza bihebuje harya di hari hashingiwe nde hari hashingiwe Kayumba yego koko imodoka zagendaga zivuga ngo bi 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 ubwo rero mama zaravugaga ngo Kayumba Kayumba ubwo rero natwe zizagenda zivuga ngo si namenye si namenye naho ngewe zizavuga ni ramwiza ni ramwiza byose bizashimisha cyane kazahanyura abantu bose bazahagarara bazumirwa bizaba ari ibya mbere numva bizabimeze neza rwose bana banje ngo butaburoshya ntibuherekeza nimurekeraho ibyo muvuze niba ariko bizakorwa zaba ndeba umunyarwanda Yesu umwana we ribera kurora ariko guciremererwa n'umutwaro utikoreye waretse bakiranyiza imiteguro yabo abashaka iki rwose ari byo uzagura reka bivuga nuko ibintu bitariho mu gihe cyabo bategaga amasunzu ntibari baza agatimba uko gasa byongeye kandi turacyakomeza ko ntituravuga urukesere tuzatumira kuzaducurangira ariko manywa ari na nijoro mu gitaramo niko se nyiramwe ukonde yihe ku manywa tuzatumira inyamibwa zitubyinire naho nimugoroba tuzacurangirwe na orchestre Inyenyeri ese si ibyo ibyo rwose byo nta kibazo kirimo ese ibyo bintu byose niko bizatangwaho amafaranga none ibyo si byo byubaka abaguhirwa ntihaba guhinga ntaho nare numva cyangwa ngo mbona abapfayongo nk'amwe ibyo muzaba musesagura se ntibyazabagirira akamaro mu rugo rwanyu kundekira abantu ibintu biriho igikabyo ni kibi mu muco wa Kinyarwanda yewe ahubwo haraho uvuze neza uti ntaho ndabibona turashaka ko ari twe ba mbere rero uzabibonana cisha make muko cisha make cira mu gacuma ngo haryohora uraye dore bene nkamwe nimwe mu binyanda mwabura umuboyi ntimurye ngo niki ntimwakwatsa muziko urumva muko rero mperutse no kubona umugore wahekesheje umwana umuyaya naho we yambaye ipantaro amushoreye hano ubusirimu banyabusa ntibakamenye ko umubyeyi yizihirwa no guheka izo none hari abakabya da
reka tugere ku ndondoro y'amagambo naho byamugore bamwe mu byehoreye bana banjye. Erega nabona nta gisigaye usibye hoteli tuzakiriramwe abantu ariko nta kigo izarebe abandi batigeze bakodesha. Yewe nyiramwe karame nda niba murangije ngwino njye kukwereka icyo nkorera uragaruka. Reka tuve muri ibyo tureba amafaranga azakoreshwa ariko ese wagize ngo ni make? Ndabona ni miliyoni 2,300,000. none wese azava he keretse n'uzanguriza ko mwe mubitse menshi. Niba uzayabona vuba nagerageza. Humura nta kibazo. Kuko barutse kumpa miliyoni 5 ubu siri mu isanduku kandi bankoreye kontrole. Nta kibazo ntabona nubwo itarangiye rwose ntacyo bizantwara. Humura ntabwo bizatinda. Ikamyo yanjye yagiye Mombasa gupakira ibintu ndetse ubigomba kuri mu nzira igaruka. Kuko rero azayikomeza iyo kontrole uvuga amafaranga niyo yabushyikirije kera da. None ndumva bitagoye nzayikuzanira. Rwose ashyira umutima ntajye komeye. Ariko rero mumenye ko leta ikomeye kutwayo cyane ku mafaranga. None babimenye ntibandebera izuba da. Nuko mpana bihanukiriye. Ubyikwirwa uvunika twe barijwe batugeze magize ngo ntitumera amahembe. Ngira ngo ujya mumva babivuga. Ukeneye sangaye? Ntabwo ari menshi cyane bikabishe. Zampe miliyoni 1,150,000. Ubwo nayo kugira ngo nongere kuyangi mfite hano nzabakorera ubukwe bwiza bana banjye. Kwa gahebuzo ushimishije rwose. None ujya ntuzi ko burya ujisha igisabo utatera ibuye. None wawo muhe mu byahe koko yayamukira umukwe. Ubwo nta kibazo nzanyarukira ku biro nkugeragereze. Inama niyo ngiyo. Ahasigaye reka mpamagare nyiramwiza aza guherekeza. Hoya nivyo igihe kirageze. Ikindi kandi nukenera kugira ibyo ukora ujye utishisha hano. Hari imodoka ya Mazda ni ya Toyota. Ndabwiye abashoferi maze bajya baza bakujyana ushaka hose. Ushaka gusa. Murakoze cyane ho. Cyane cyane nk'umwitegura ry'ubukwe iri ya Toyota uzazitwara iminsi n'imbere. Kugira ngo bifashe kugura ibyo uzabukeneye byose. Hasigaye no kuzashyiraho nawe akaba ariko birumvikana ko ni ugufatanya. Oya ni byiza. Ije rwose nsanzwe mbizi tugomba kuzafatanya. Ubwo turumvikanye ariko reka njye guhamagara nyiramwiza ntibuze n'umushoferi ntabwo bazi yo kujyana. Ni byiza. Nakira se ko ari imyaro. Nibagire va ahubwo baze bantane ngene nicaye muri Mazda. Ubu ndabatagize amahirwe bari kwareka. Nubwo bazajya banegura ngo ngenda mu modoka ya databuka. Ntacyo bizabimbwiye. Wanze kuvuga heze mu nda nyine. Sikewe. Ubundi ko ngo batazansuzugura. Nzekorera mu 1,000,000 cyangwa 2 maze nshyireho akarusho. Wundi dukunde dukorane. Ko nawe uzungiza adashitura da. Nzakora muri bikomera data uko azangoboka. Nta yabuze. Cyakora iki kiza cyo gusaba amakere ni iki ngiki. Ntabwo ngo byabishira. Oya. Ariko ntabwo ntinze cyane. Nariho nganira n'iki kirahuri. Ko no. Ntabwo rwose nari ntinze cyane. Se urashaka gutaha? Aye nazi se sikera. Mugeze kuki se? Nizeye ko bimwe mu bibazo byari bikomeye mu birangije. Reka ibyibazo ko birangije da. Nta gisigaye ahubwo. Nziza. Izo bintu ni ukubitumiza vuba rero kandi ntuzibagirwe n'impeta. Zimwe za zahabu. Mwegura 5,000 gusa. Ariko dushobora kuzazigura mu Rwanda da. Ntuzigora uzitumiza. Nzabikora uko ubyifuza rwose humura rukundo rwanjye. Nyiramwe. Karame. Rero umushoferi hariye umutwara Mazda. Mubwira za munyarukanye. Ariko ndamuherekeza. None se nakubujije? Akwiye kuri mu rugo kirazira da. Nibyo reka murebe. Umukecuru sari hafi ngo musezereho. Agiye aherekeje mugenzi wari urahanga hano mu mwanya. Turamusezeraho humura rwose. Ngo mugire urugendo rwiza. Murakoze mubeho. Mujyana amahoro rwose. Kwenda bukoze da.
Emumbunye kandi simpombye nagusa rwose. Yewe. Ubucuruzi ni wacyoro. Kuriya zimuvanye mu miliyoni n'imisago. Kandi rero ngo ufite ake ntawe urakundi. Ahasigaye nzacungira ko ntwerera. Bariyo nongeraho make yanjye masukwe butayi. Icyo nzi nuko nungutse gusa. None nzabura kubanza kuyacuruza ko nyabyaza ndi muri iyi minsi. Kutagira umukwe nkuriya nuguhomba ye. Yawe. Kandi rero ndabona atarabuje rwose. Umva ko bacuruze dohombara. Eyo ndabirenze rwose. Keretse umukwe wanjye nibamwimura bakamuhakaza handi cyangwa kandi kazi. Bakoreka nceceki. Ona urata abana impyisi zihuma. Ahubwo reka ntangira umubare gusa. Ubu rero uri wanjye iteka ryose. Imana ishimwe yaduhuje. Nawe ntawe tugusangiye da. Kuko uri iruhande nkitwawe biranshimishije rwose. Ni byiza rwose ntako bisa. Sinzi uko manga. Reka ndebe. Nimwinjire. Mukamere. Se ni mwebwe. Ni byiza. Urahurima? Uraho namwe. Yego. Kumira sinani. Muraho neza. Uraho Karimi? Ramadan. Murakomeye. Yego. Urahora? Muraho cyane. Muraho se wimuhuriye kandi. Duhuriye hariya hepfo mu nzira. Yego mwaraganye da. Mwaraganye rwose. Niho duhuriye. Mwiriye yemwe kwa sinamenye. Urahomboremo? Mwiriwe sinamenye. Muraho neza? Murakomeye. Mukomere. Cyane. Nimutambuke mwicare namwe nimutambuke mwicare. Kansuze madamu na. Komera muzee. Muraho mwana wa. Yego. Muraho. Aho mwana wa. Muraho. Yego. Madamu. Ni byiza rwose. Ubona? Rwose mwatuberetse. Ni byiza cyane. Byiza te. Madamu reba si cyubaza imanira. Ahubwo nimubanze mwicare. Murakoze. Murafata iki? Hari byeri konje n'ishyushye, fanta, whisky, martini na divayi. Njye nawe ka whisky. Byaraza mu rugo rwanjye nzanse n'imvune. Yewe nanjye niko ndinywera. Turiya se zari nyinshi. Twari tuzi ko inzoga zaba banye nkeya. Yewe ndanywa martini ariko ivanzemo na ka fanta. Njye niba hari ikigage nicyo ninywera. Abantu bakuze twikundira kagwa. Ntabwo ari wewe nyine koko. Urwagwa n'ikigage ntabyo dufite. None mufite inzoga za kizungu gusa. Umuco wa Kinyarwanda urwagwa n'ikigage nta cyabiruta rwose. None se umuntu ko atanga icyo afite mu saza. Ego umuntu umushyitsi muzimanira icyagusanganye. Ni mu mpeka byeru. Ese ubu ninzago hari ubwo nzisiba. Ntiwumva bitwaye. N'ubundi buri so yitinyiraga iki nta kibazo. Noneho genda nk'ibyo nyiramwiza nkwa. Nimushyikire mwese. Ku buzima bwacu. Ahubwo ku buzima bw'abashyingiwe. Ku buzima bwacu. Ku buzima bwacu. Sinami. Takumva. Uragore muramenyereye. Turamenyereye da. Ni byiza ni byiza. Eka nta kigwenda abana bigenda neza. Ubundi se kigoye n'iki ko kuri umwese mwamuziranye. Leta y'inkakuzimu kabana mbere yo gushyingira. Oya data twabaniye igihe. Ibihe bisigaye bihe bindi koko. Umva abana banjye. Ntitwari tuzi ko gutega amasunzu bizavaho ngo yobone ikizabisimbura. Ibihe bijyana se bana wa mugani wawe. Ariko uzi umusozi twari tuzi. Ubona wenda n'agatimba kazavaho hazi ibintu. Kazicagagura. Ntabwo ntazabona. Uyu muzehe se turi hafi ahangaha. Ni umuturanyi wanjye cyane rwose. Ariko burya hano harahindutse. None se ntihageze umuntu mushya mbara. Yewe birumvikana. Uko gusigamo bamenyereye. Cyonzo cyari kintu. Akoze mwana unshurikiye inzoka rwose. Cyari kinjira cyane. Kayumba bakongere ntabone nta kibazo. Yaduriye mu nzira.
ibintu biriho kandi biriho kuri muze tubongerere kamwongereremo kamwereke urakoze mwana we urabona w'imwe za Martini akarakonje izi nshuti zawe zifite umutima mwiza disi nami wagize ubukwe bwiza cyane ntanza kubivuga burase bwari bwiza bishoboka ariko burya mwawe icyo kurya gihagije ra reka nabonye bigera muri babaturage inyama zihita bakozaho bazimara akagira ngo ntacyo mwabonye ariko itabonye rero kandi ari ucyambaye ntibishoboka ariko muri cyo ntamenya ko kera irya kositimu yakorewe iyi wowe uravuga kositimu n'ubwa mbere maze si irya kanzu si ibyino mu Rwanda ntabwo ari ibyino mu Rwanda ntabwo ari ibyino pe uravuga kositimu nuko mwe mutazi iby'amakanzu abahanga mu kureba bararebye barumira burya se byari byiza warakarabo bikana bigiteye ahubwo abantu barumiwe maze bose basigara bahwihwisa ngo ubu bukwe nibwo bwa mbere bubaye n'ahangaha nibwo bwa mbere naho sirya myenda zirya nkweto se ari abakobwa bari mu mpande zanyu bambaye ibisa abahungu se ari irya kanzu ari rurya runigi wari wambaye mu ijosi n'agasakoshi simva se rero karya gatimbako umva ko rubanda kuba karahenda yewe ntawabona icyo anenga ku bukwe bwanyu yewe njye niboneraga gusa bameze nk'abamarayika gusa burya hari ijuru rirenze ririya yewe nta juru rirenze ririya koko ubwo musigaje ikira ifaranga rirakora ukurusha ifaranga uko nabonye biriya bintu ntibyaguriwe no mu Rwanda cyangwa se mu bindi bihugu bya hafi ashwi mwabonye ko n'inkweto z'umugeni zari zanditseho n'izina rye n'utundi dutako twinshi niko byari bimeze ubu rwo ntabwo ari byo hafi urashaka ko nabitumije i Burayi kawisi Kigali ariko birahenda cyane birahenda akobwa nyine kurongora kabira ni igitutsi nongeye ibyo murinda gutumiza i Burayi biruta imikenyero njya mbona ino mu Rwanda ariko biba birimo iki rwose kubaka ni uguhirwa ntabwo ari uguhinda ongera usukire mu musaza ndabona kamara uriya nanyishyiramo akandi kamwereke militi harya militi murakoze nanone bose bana banjye uragakunda bise karyoshye ubu ni n'akayoga k'abagore akundi rubanda kutajya gukama ariko maze sinamenye bya bintu byatwaye amafaranga kandi nabonye basa n'abishyira muri filime nabonye umugabo ufotora ibintu bya filime burya byose muzabona muri video biryo byose byabaye byose uratangaje wabaye wa mbere waka rwose njyewe buriya mbona njyewe ari wenda ari ugukabya ivuga nuko utazi ukuntu hanze bivuga burya rero twebwe tuba tureba ukuntu akabati kiriya cyapfuye kuri twe tutamenya yuko rwose ibintu byabaye niko muri ko bivuga ariko adana wundi mbona ni umunyu mushyiramo burya tuzabibona muri video rwose ndabona rwose ubukwe bwazo butikanga bukaburuta pe ugasanga ibintu byose biri ku murongo ubukwe bwararyoshye wowe nibagiwe no kukubwira ibindi bintu byiza abantu batangaga niba abakobwa batangaga inzoga n'ibiryo nabo bari bambaye bisa n'iby'aba bandi bari iruhande rwanyu ikindi cyiza kandi ni uko buri muntu yari afite isahani ye iriho ibiribwa by'ubwoko bwose ku buryo nyine buri muntu uwo ari we wese yatashye yishimye kandi ashize n'inyota ahubwo ab'indambi bari kuhagwa nabonye bari bagiye kubwishyira amenyo mwari mwagerageje urebye ukuntu ibintu byagiye bigenda abantu babibagiriyemo wanyeretse ibirori rwose ni byiza cyane urebye nta cyapa kandi tuzakomeza ariko bizahoraho iryo vuta uvuga ambere umusaza mwiza ari umuntu wanjye ntacyo uzabona nyamara twe twibwira ujye uzufata icyo gihe mukwe babyita kwijuta ni ukwijuta zo bwivuta ntabwo kubivuga turage nange murasetse ubwivure nyinshi aba ko washize inyota ntabwo ari ugusinda ashika idanu gusha inyota no guhaga n'abandi bagenda bameze nk'abasinze burya wahembutse ariko bana banjye mumenye ko utangisha amaboko yombi ukazagarurirwa na kumwe Kinyarwanda ubu se koko yikokoye ntabwo hasi n'indi uzamureba n'irihumye
amagambo y'abasaza ukize baraza kandi n'agakecuru gahishije ikabura buzukuru ariko nawe uravuga iby'abasaza ariko kuri se bamusaza uravuga iby'abasaza nyamara uko yambwirira ahubwo mujye mwiririra umugumye aratamutwibwirire ariko si inzoga zari zihagije wivuga inzoga se nawe yagira ngo yumve ibyo tuvuga nuko nyine nta muneza Rwanda naho ubundi ntabatanyiyotaga none se ko bazisigaje haro wabonye asigaza adahaze se wowe unyoye byeri wisi kimarito nuwahita ahubwo ni mumubwire urufuse rufita mu ndakumva yehuje ko ubusanzwe yinjirwamo n'uwifite kuyikodesha buriya baba baraciye amafaranga angana iki amafaranga yo ni menshi da reka yarayibura se amafaranga ni menshi amafaranga yari kwa beneyo oya reka burya wari ukwikora se wabigeze ibyo byabaye ngombwa nta kundi wabigeze byo biba ari ibisanzwe hirya hoteli n'ubwa mbere nabonye zimeze kurya hajya ngo ni hoteli yaturage namwe muzibyo baraguze ariko waririmbye ngo burya kutiga biragatsinda ariko se nyiramwiza ko atabambwira bavuze ngo ni hoteli uretse ko nyiramwiza yaduhereyemo n'intwererano akatugabanyiriza yewe barya muri abana bakomeye bene amahoteli urya ni inshuti yanjye cyane ibyo ngikaruga nawe yarishimye cyane kuko ariko twari tuyikodesheje bwa mbere nta wundi wari urigeze ayikodesha reka yewe cyakora njyewe ariya mafaranga mwatanze kuri uriya byose jyewe mu runyurwe uwayampa narinda nitaba imana uwayampa narinda nitaba inama yewe arakuvugisha yewe reka mvugisha abantu araryoha ufite ifaranga agenda aremereye amafaranga mu buryo batazi n'umubare arinde kumuvugisha umusaza mbona impore uwayampa yansazisha neza nawe si ibyo ngibyo kwarira harya umunsi umwe murabiyobewe ariko ryabayeho tu umunsi umwe ho none se ariko byibura byose hari icyo ukajya mu bandi kuboneka ntabarafate ngo bayasige sosi birangiye ngo ko gasaza kaganya kakiyesura ngava ngo amusa nasura ngashaka batira haryo umunsi umwe ritamaraka oyawa ibyo nyine muzehe bose buriya niko bigendaga abamuzehe ati amafaranga ari amafaranga urayakoresha abana baje gusaza no gusahurwa abandi bakayakoresha kandi ngo ushaje ashira gushimwa aho undi kwese inkumi rwose ntako numva birakomeye n'umusaza aracyakeneye reka mbone mpora aragira ngo basese aragira ngo basese nawe zamubwira kandi ngo ishiramenye n'ishiramerwe nsa gutya mukagira ngo nahozeho gutya twavuze byinshi ariko niko nibagiwe kubaza hari ikintu mukeneye ejo usubiza ku kazi cyangwa uracyafite iminsi yo kuruhuka sasa usikonje ukoze si iminsi ne gusa ntayirenza se ashwe mpamvu nawe uzi burya nka mwako ntabure burya tuba tabakeneye burigega ese uzabera ngo muritegure ejo saa no kuzaza danzaba ko maze iminsi umerewe neza nabashaka gufata ikaramu nkubwira ubwo nzagerageza none se shaka karyoshye ko kadahora mwitama none ukugerageza nabigenza ariko nyine kakaba karahanyuze ariko erega ndumva imigani usigaye yizi mu busa none wagize ngo ntiyabaye umuntu mukuru barakuze muri iyi minsi ahubwo ni ukujya twungura inama ubu yatumye inama ubu yaduhanuye mu minsi narakuze ikinyarwanda barakina ni ukujya twungura inama da maze rero reka tunyaruke turabona umunsi uciye ikibu kandi tubareke namwe mu ruhukiro ahubwo murakoze kudusura rwose tugomba kumureka akaruhuka kazaza ku kazi murakoze kudusura bityo nyine ukomeze disi we murorunyu duherekeje abashyitsi turaje udusigarire ku rugo ntidutinda ni ukuri kose ntahasigaye uyu mwana nawe rwose
ngaho ngaho murabeho reka tubageze ku irembo muraho mwana wanjye muze mukomeze gutya nyine mutugire inama ngaho mwana wanjye n'abantu nyine murabeho muze mukabasura mukamugira inama nyine mukareba mujye mbega inzu mubasura nziza umwanzi akicwa n'ubutindi koko ariko yaba yari iyabo niho nari kubagirira amashyari koko gukodesha inzu ingana itya nyamara ibyo batanze mu bukwe basesagura bivuyemo nk'izi ngizi ebyiri yewe nubwo bize nta mibare bazi waramutse siname waramutse ntezama waramutseho komera wazindutse kurya waba ukumbuye akazi none se si ngombwa urazi ko gutangira akazi ku wa mbere ugakererwa bitera umwaka urenda urangiza icyumweru cyose ukererwa waramutse siname waramutse wima komera ni meza mwariteme aha yewe ubu nibwo ndabona ari amahoro da muramutware na mahoro mwaramutse komera mwabonye mugerayo ra mwageze mu rugo ryari burya twarihuse harakibona amaze kugenda imvura irakwangera ngo irabanyagiye mwashwe twanyarutse yemwe mutware rwose tumutware ariko karemera nawe urakamya koko nabaye mutware ryari seda none se ntuzi ko iyo udahari intagara ziziba nta gafaranga umuntu abona da ko ntabure mugira umutware ntabwo woroshye karemera igihe cyo kwemeza cyari cyagera none se hari n'ukuntu mbona ntabigenza burya yewe mu bucuti ariko ngaho mwe nubwo dangiye mu biro nkora akazi k'abandi ubwo ndaza kureba mu kanya karantegereje gera ku kazi nanjye ubwo ndaza kuza ugira icyo mbwira hari ukuntu nyine ninereke ibidose byose biruze ibipapuro cy'abakozi amarisite ntarakora yewe ndabona afite ibibazo ariko ndakubita agatima ku mafaranga y'abandi ubu umusatsi unyura wasutseho ukuntu banyizeraga se bakoma ishimwe ry'umukozi bakanyita ingenzi none nagira amakuba bakagira ibyo bambazara byerekeye amafaranga nakwirwa hehe ntacyo ariko bazajya kubitekereza nayo yarabonetse ni ngombwa data ko azaba yarayampaye ekere kandi nirwa mu mutega senge zabo bayi wa mbere cyangwa se wanyu n'abashaka bazakora uko bashaka kubongera umurenge yaje uti gukubako yaje ni biki waramutse se waramutseho yego nenzanye runo rwandiko ninde uruguhaye ni umugengamari kandi hamwe ngo nkubwire ko byihutirwa ngaho ugenda ndamusubiza ngaho mwirirwe mwirirweho kana shefu ko ntabure usabwe kunkorera ibi bikurikira icya mbere kuriha fagitire zose wasize utishyuye cyangwa nkarata bityo abahora batwishyuza bakerekera uruhande rumwe ndabigira nte icya kabiri gutegura impapuro zisobanura amafaranga yose yakoze piyese kontabule mukajya imana mwe utibagiwe na za zindi zasigaye kuri kontorore y'ubushize icya gatatu gukora raporo yerekana uko amafaranga yasohotse n'ayinjiye ndarubonye ndabikeka mukajya imana mwe nako mu magambo make ngira ngo urumva ko kontorore igiye gukomeza ngushimiye ubwitange
ubufatanye butagira amakemwa ukorana umugengamari yababa we kontrole ko numva asa n'urota se mukagira imana mwe ndabikeka ndabikeka nasi nyagasani ndafunzwe birarangiye mana y'u Rwanda mbabare rya none we ayi ngaho rero ubukwe bunkozeho yaba niba narakuye mu make nareka basobanurira nk'abasaba imbabazi nkazakora nishyura none ntibishoboka urwanjye rwuje ubuse mbigenze nayo reka nawe kugira ubwoba ariko ubona kwenda yarabonye aranyishyura kandi wenda gusa nihaye nzamwishyura nibura ko ndi mu kaga ntiyanga kunyumva Halo Gihera komera ko ari mu biro Halo Nini biki ko ntabyumvara Halo Telefone sasa basapfuye Halo Reka mpamagara ubona agenda ajya kumundebera ababona ngende nditabye gendera ko sinamenya ari mu biro bazo umubwira ze hano nawe uhari nabonye afunga anyura mu rugi rwe nyuma arirukanga ibyo simbyumva wabona gasagana nabona gasa n'ugiye ngayigendere ibi bintu se nibiki ko namwandikiye aho yakoze ibyo namubwiye akaba yigendeye ariko hari icyanyubeye ko se yiruka nkaho nk'umujura ajya niba hari ibyo yaragiye kureba iwe ko ntari kuri mwe iki gihe ntawemenye wasanga yenda yarashema intoki ariko se ko nabonaga ari umukozi witonda bitese ubwo ntagiye mu bukwe bwe numvise abagiyeho barabutangariye cyane ngo ubwo bukwe bwaba kataraboneka mu Rwanda none umushahara we niwe wakoze ibitangaza byose numva bavuga kwatigeze tubwira se ngo tumugurize ibyo bintu byose yabikoresheje abavanye hiye ahubwo reka telefone kuri gendarmerie banyohereza umusirikare bamushakire atabe yatorotse mwiriwe aho ni kuri gendarmerie aha ni kuri minisiteri y'imigambi ya leta ndi umugengamari nagira ngo munyohereze abajandarume babiri bamfashe gushaka umukozi waturukanye amafaranga yaturukanye amafaranga kuri minisiteri y'imigambi ya leta ndabakohereje mu kanya ngurabo muraho mukoze cyane nyirirwe ndashimye Ibite ko ndeba utarwiyambitse mbwira vuba bikugendekeye bite ceceka uriya mugore we bayivuze kuri ko ngo amaherezo y'ibitwenge no gushavura mbwira neza ye uranyicisha amatsiko dushavura se dute barakwirukanye se ngeze ku kazi mbwira niba ari umugengamari uzi rero ko ari we shefu wanjye ngo bite ngo yambwira ko ngomba kwitegura ngo kuko bashaka gukomeza kontrole ntabwo bari bayirangije none biranyobeye amafaranga nayakozemo nayakoresheje ubukwe nsigamo make cyane yewe none natinye kuyerekana byanteye isoni mpita
ntekereza kuza nkajya kureba ko se ashobora kundwanaho. Erega naka turiho nyagasani we. Dore ko akana karumuna kanjye kavuye hano kutubwira ko umushoferi wagiye Mombasa yagize agisida agaruka. Agisida? Ntibishoboka. Dore niba ari wowe yakuzaniye izi kubwira simbi. Yewe. Reka ndebe ikirimo. Yewe wigira ubwoba ye. Banza usome wumva ikivuga. Reka ubu nta mutima mfite. Ku mutwe wanjye sinamenye. Ndagushuhuje. Urakoma. Twebwe nta mibereho. Mbabajwe no kumenyesha ko mu modoka yanjye nakubwiraga ko yagiye i Mombasa yagize agisida umushoferi agahita apfa. Imodoka nayo irononekara. Nibyo yari ipakiye byose abantu baratunda barijyanira. Yego nyagasani we. None rero mwana wanjye ntugire ngo nukuguhemukira cyangwa se kwica amasezerano. Nyagasani singishoboye kukwishyura. Singishoboye kukwishyura vuba kuko nabikubwiye. Sinjye nanjye ngira ngo urumva rwose ko mpombye biheriheri. Ayi nyagasani we. Iyo nkuru nayizaniwe n'umuboyi shoferi nawe yarakomeretse cyane. None ubu ndiho ndahirimbana shaka ukuntu nazajya gupfa kureba ko bayishwanyaguza nkizanira ibyuma nkaba aribyo ngurisha. Sinzakuburiramo make byibura unyihanganire. So ubukwe habinda nyagasani we n'ishyano n'irikiwe. Nyagasani nikoze wari wamuhaye angahe? Reka yewe namuhaye 1,150,000. Kandi nanjye nikoreyemo 1,000,000 n'imisago ngira ngo ubukwe buzatungane. Yewe none dore aho kunyishyura ahubwo bizazane bimubayeho we. Yewe simfe niriya modoka yahirimye mbere yose ntayo yari kuzaguha. Burya akunda amafaranga nk'injangwe ikunda amata. Ntayo yari kuzaba. Dukora iki se ubu nyagasani? Ayiwe ndumva nataye umutwe ariko icyo mbona kinyoroheye rero ni ugutoroka bazashake bambure. Hoya we uratorokera hehe se ko tujyana? Ntabwo nsiga hano njyenyine. Ashwi ntibishoboka turajyana. Ni na nyinzi uko namukira. None udufaranga mpembwa ko tutayiriha nzabigenzana. So wacyohewe. Dore ko abakora ibyaha bahura. Abagore no kubona mushize gusa. Muri bakiyakwiriza gusa. Aho batafatanyije n'umuntu kurusha abagorwa barimo ntaho urarira. Nzabigenza nte ko kati? Urabona se wankurikira ukajya hehe? Ko ari kurara kubwize ngeze. Naho ibyo uzayivemo. Uzashaka indi cyangwa uzaba ugiye iwanyu. Aho nzaba ndi mu buhungiro nzakwandikira. Uzahansange. Kandi uramenye urumva. Uramenye ntuzagire ubwira ko nakwandikisha batazankurikirana. Ngaho rero ucumire ndagiye. Niwe sinamenyesha Kaporari ni ngewe. Barakuntumye kuri brigade. Banze mija ngo kwanza. Yabunereye.